Uwiteka Imana yacu ibahire, mbifurije umunsi mwiza, umunsi wo kuramya Imana no kwihimbaza kuri wowe wabyutse, kuri wowe ukiriho kuri iyi saha wumviye iri jambo. Imana yacu iguhereza umugisha. Ikaze mu ijambo ry'Imana ku itabaza ry'agakiza. Mbahaye karibu kugira ngo dusangire amagambo meza Imana yaduteganyirije uyu munsi. Wowe urwaye, humura Yesu Kristo arakiza. Wowe ubabaye, humura Yesu Kristo niwe munezero wawe. Wibuke neza ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ahubwo waramwakiriye. Yesu Kristo aguhereza umugisha we wakire Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza. Nawe utaramwakira nguhaye karibu rwose, agutegeye amaboko, aragukunda. Icyaha cyose waba warakoze, amafuti yose waba waragize, igishoro ufite nuko ukiriho gusa. Uyu munsi ntuwurenze utaramwemerera, uyu munsi ntuwurenze utaremera akayobora ubuzima bwawe, ubugingo bwawe, kugira ngo abubemo bubere umwami n'umukiza, kuko yarakwitangiye arakubabarizwa. We wagize ikibazo, we wahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye by'uruhuri, yaba mu kazi, yaba mu rugo, yaba mu muryango, impande n'impande, ibyo byose ukumva byatumye ugira stabilite nkeya mu buzima bwawe. Imana iragukunda. Yesu Kristo aracyagukunda. Wibabara, wikwigunga ngo urire gusa, urira kubw'agahinda n'umubabaro. Yego rira, ariko urira ubimubwira, umubwira uti Yesu ndananiwe, Yesu ndarushye, aragutabara. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rero. Ijambo ry'Imana ritubwira cyangwa se ritwibutsa icyo twatakaje, icyo twabuze, kugira ngo twinjire mu muryango w'isezerano. Urufunguzo rumwe rwonyine watakaje rwo kwinjira mu isezerano ni rumwe rwonyine. Bahaye ikaze nanone, muri kumwe nanjye Twahirwa Emmy Evangelist, kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Ikaze, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kudukunda, tugushimiye kuba turinze mu bihe bitambutse, kandi Imana tugushimiye kubw'amahoro waduhaye twaboneye mu maraso yawe, ayo watumeneye, ayo wemeye kumena ku musaraba, ndetse Mwami ugakubitwa inkoni nyinshi, ugashenjagurwa ku bwacu, n'urupfu ukemera kurwinjiramo kugira ngo tuneshereze ubohoza abera. Mana turaguhimbaje, vugana natwe muri iri jambo, tuyobore, utwigishe imitima yacu n'ubwenge bwacu. Mwami birarikira inzira y'ijuru, tubisabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo, amen. Bahaye ikaze abari mu gihugu, Imana ibahereza umugisha. Abari hanze yacyo, ibwota amasimbi cyangwa se mu bihugu biri hano hafi bitwegereye, abarundi ndabasuhuje cyane. Mukurikira ijambo ry'Imana ku itabaza ry'agakiza. Abari mu Bugande, abari muri Tanzania, mwese ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka twige ijambo ry'Imana ritwegereza ubwiza bwayo, kugira ngo turusheho kwinjira mu isezerano. Hari urufunguzo rumwe rwonyine watakaje kugira ngo winjire mu isezerano Imana yagusezeranyije. Hari urufunguzo rumwe rwonyine watakaje kugira ngo ugere ku cy'Imana yakubwiye. N'uruhu rwo rufunguzo. Urufunguzo watakaje ni rumwe bita ibanga. Kutagira ibanga. Wananiwe gukontorora ururimi, wananiwe gufata ururimi rwawe, wananiwe kugenga ururimi rwawe. Nta banga ugira muri wowe. Icyo Imana yakubwiye cyose wahise ukimenera abakurwanyaga, abo Satani yakoresheje kugira ngo bagusenye, kugira ngo bakurwanye. None wananiwe kukigeraho. Ukeneye iki rero? Kugira ngo wongere kuba restored, kugira ngo wongere kugarurira urwo rufunguzo rw'ibanga wamenye, ni ukugira ngo usenge cyane, uhinyuze, uneshe imigambi y'umwanzi, ariko ukoresheje isengesho, ariko ukoresheje kwinjira mu bwiza bw'Imana no gusabana nayo, ikongera ikagusubiza imbaraga n'amavuta z'ubwiza watakaje, z'ubwiza bw'ibanga watakaje, kuko icyari ibanga wamaze kugishyira ku gasozi. Niyo mpamvu ubona bose baguhagurukiye, niyo mpamvu ubona byose byaguhagurukiye, niyo mpamvu ubona bose bakurwanya, kubera yuko bamenye icyo ikiguha imbaraga. Samusoni, mu bacamanza batwereka Samusoni yari afite ibanga ry'imbaraga, ariko batazi imbaraga ze ziva hehe, kuko yabashaga kwica intare, ndetse yabashaga no kwica abagabo benshi cyane bagera mu bihumbi, bose akabica, kubera yuko bari ababisha b'Abisiraheli. Ariko igihe yatakaje ibanga, igihe yatakaje ubuzima bwo kubaho mu ibanga, akavuga ngo noneho umusatsi wanjye mufashe mukawucishamo icyuma, kuko kuva nabaho ndi umunaziri w'Imana nigeze ncishwa icyuma ku mutwe, noneho nanjye nacogora nkamera nk'abandi. Gutakaza ibanga kwawe byatumye ucogora umera nk'abandi.
gutakaza ibanga Imana yaguhaye nibyo byatumye ucogora ukamera nk'abandi, nibyo byatumye ugera kuri icyo kigero ukiri single, nibyo byatumye ugera kuri icyo kigero nta urakubaza izina, nibyo byatumye ugera kuri icyo kigero nta business yawe itagenda abandi bose ubona igenda, nicyo gitumye ugera kuri icyo kigero ubona ibyawe byose birimo kugenda bigura intege. Nta yindi mpamvu, ni ukubera ko watakaje urufunguzo rw'ubutsinzi, ni ukubera ko watakaje ibanga Imana yakubikije, wabaye umunyamabanga mubi w'Imana. Niyo mpamvu weguriye abanzi bawe iby'Imana yakubikije byose, none babonye icyoho cyo kukurwanya. Nimba hari appointment ikomeye ibaho, ni ukuba umunyamabanga w'igihugu, ni ukuba umunyamabanga w'ikigo runaka, ni ukuba umunyamabanga w'ikintu runaka. Kubera yuko icyo gihe iyo uri umunyamabanga wowe ku giti cyawe cyangwa se wowe n'abandi bantu mukorana, nabo ubwabo ntibaba bazi ngo nibiki biva habijya mbere, baba bagomba kukwitondera kubera yuko ushobora gutuma ikigo kijya hasi, kubera yuko ushobora gutuma company isenyuka, kubera yuko ushobora gutuma igihugu kijya muri decrease cyangwa se kiba gisubira inyuma mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubera yuko ibyo byari byishingikirije amabanga cyari gifite wayamenye ukayashyira hanze. Icyo gihe ubutakaje imbaraga z'igihugu, ubutakaje imbaraga za kampani, ubutakaje imbaraga z'abantu, ubutakaje imbaraga z'umuryango, kubera yuko igikomeye imbaraga zihari nyinshi cyane ziri mu ibanga. None ibanga Imana yakubikije, amasezerano yaguhaye mwiyerekwa, wihutiye kuvuga gusa, wananiwe gufata ururimi, wananiwe kwitondera iby'Imana yakubwiye, uravuga. None byatumye abanzi bawe bahaguruka, bamenya icyihishe muri wowe, bamenya imbaraga zihishe muri wowe, bamenya inkomoko yazo, bamenya n'uburyo bazirwanya, bamenya n'uburyo bagusenya kubera ko wananiwe kubika ibanga. Ese ibanga umuntu arimena gute? Ibanga umuntu arimena akoresheje iki? Turasoma igitabo cya Yakobo ibice byaho 3, turebe uburyo ururimi ari ububi busaze, ari uburozi, ari umwanzi wo muntu, ari umwanzi w'ibanga. Ukwiye gukontorora ururimi rwawe. Urwo ni urufunguzo rumwe rwonyine watakaje. Ni gute ushobora kugarurirwa urwo rufunguzo kugira ngo ubashe guhagarara, kugira ngo ubashe kubaho mu buzima nanone bw'ibanga watakaje? Reka dusome. Duhereye ku murongo wa mbere haratubwira ngo, bene data ntihakagire benshi muri mwe bashaka kuba abigisha, muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Dore dushyira ibyuma byo mu kuyobora amafarashi mu kanwa kayo kugira ngo atwumvire, kandi dushobora guhindura n'imibiri yayo yose. Kandi dore n'inkuge nubwo zaba ari nini zite, zikagendeshwa n'umuyaga uhuha cyane, ingashya ntoya cyane niyo izerekeza aho umwerekeza ashaka. N'ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane, kandi ko ururimi niko umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Jehonomu. Kuko amoko yose y'inyamaswa n'ibiguruka n'ibikururuka n'ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza, kandi barabimenyereje. Ariko ururimi nta muntu wabasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza, rwuzuye ubusabwe bwica. Urwo ni rwo dushimisha umwami data wa twese, kandi ni rwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo amashimwe no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese amazi meza nakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Bene data, umutini wabasha kwera imbuto za elayo, cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini?
niko isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'ameza. Amen. Haleluya. Uyu mwanditsi w'igitabo Yakobo mu gice cya 3 n'umurongo waho wa mbere kugera ku murongo waho wa 12 hatubwira buryo ki ururimi ari ububi busazi. Hatubwira buryo ki ururimi ari ikintu gikomeye nubwo ari akantu gatoya. Ako kantu katumye umenya ibanga. Ako kantu katumye gasenya destiny yawe. Ako kantu katumye utagera ku cyo washakaga kugeraho. Icyatumye utageraho washakaga kugera na kantu gatoya gusa. Niyo n'urugingo rutoya rutagira n'igufwa. Ururimi rwakumenesheje ibanga. Umwanzi wawe amenye imbaraga zawe. Umwanzi wawe amenye imbaraga zawe kubera ururimi. Fata ururimi. Ibyo ubonye byose uravuga. Ugusezeranyije wese uravuga. Ukubwiye wese uravuga. Kandi abubwira bikarangira bakoreshejwe n'imbaraga z'umwanzi bakarwanya icyo washakaga kugeraho. Wari ugiye kugira mariage ariko igihe cyari kitaragera, nyamara wabivuze mbere y'imyaka, wabivuze mbere y'uko ugera ku cyo wagombaga kugeraho. None ubukwe barabwisha, none bavuze ibindi, none bagambiriye kukugirira nabi, none bagambiriye kukwangiriza ubuzima. Inyanja nubwo yabirimo amato angana gute, nubwo yazana umuraba ungana gute, nk'uko umwigisha Yakobo yabivuze, nk'uko yabyanditse ngo ubwato uko bwaba bungana kose, nubwo haba harimo umuraba ungana gute, bubasha gukontororwa n'ingashyo, kandi ingashyo ni ntoya. Havuga ngo ubwato bwerekezaga ikusi, reka mbwerekeze imbusubize inyuma gatoya bujyane kaskazi, reka mbudeviyeho gatoya. Ubwo nerekeraga iburasirazuba ndabona hari umuraba mwinshi, reka nerekeze mu majyaruguru ukoresheje ingashyo gusa. Ururimi rwawe, fata ururimi rwawe. Nufata ururimi uzagira ibanga. Nugira ibanga uzaba ufite urufunguzo rwo gukingura umuryango w'ubutsinzi. Kubera yuko umwanzi atazamenya ikikurimo, kubera yuko umwanzi atazamenya icyo wavuganye n'Imana. Wimena ibanga ry'ubuzima bwawe, wimena ibanga. Fata ururimi rwawe. Ururimi ni ububi busaze, rwuzuye ubusabwe, rushobora gusenya, rushobora no kubaka. Haleluya. Poroje yawe igihe cyose itarimo Imana, ndagira ngo nkubwire neza yuko udashobora kugera kuri destiny. Imana ni kubitsa ibanga ukarimena, uzaba wihaye wishyize mu maboko y'umwanzi. Ntago azatuma ugera aho wagombaga kugera, kubera yuko wamenye ibanga. Gira ibanga. Umukristo utagira ibanga, abandi bajya bihana bari kumwe akagenda bivuga ngo runaka yatubwiye ko yahoza akora ibi nibi, ngo runaka yatubwiye ko yahoza agira gutya na gutya. Undi yazabyumva bigatuma asubira inyuma, ntabakira umukristo mwiza, ntabakira umuvugabutumwa mwiza, kubera yuko ibyo yihannye yabisanze hanze kandi yabyihaniye mu rusengero. Bakristo mugira ibanga, mufata ururimi. Bigisha mwe, hari abajya babahamagara, hari abajya babana namwe mugiye murimo gusenga, akavuga ati wansengera, ndumva naniwe gutya na gutya, yewe no kugira ngo nduhuke, nuko ibyaha byanjye, nuko amakosa yanjye ndi bubyature nkabivuga. Wanyemera nkabikubwira uti karame, ukemera akabikubwira, ariko yarangiza yaza gusohoka hanze gatoya agasanga byamutanzeyo. Mugira ibanga. Yemwe banyamabanga b'ibigo runaka mwe, impamvu company zigiye gusubira inyuma nuko amabanga company yakoreshaga irimo gukora product zayo mwayavuze mu yandi makampani. Mugira ibanga. Yemwe bo mu miryango mwe, ibyabananiye n'ibyabananizaga, mwananiwe gukontorora no gusenga no kwirukana izo mbaraga mbi zose, none mugenda muvuga intege nke z'imiryango, babacitseho babashizeho. Senga, senga. Mugira ibanga, mugirana ibanga n'Imana. Bakristo mugirana ibanga n'Imana. Musore girana ibanga n'Imana, ubwo uzagira imbaraga. Impamvu Samusoni yabuze imbaraga nuko yananiwe kubika ibanga. Impamvu Samusoni yakuwemo amaso nuko yananiwe kubika ibanga. Nunanirwa kubika ibanga, nunanirwa kubika ibanga Imana yakubikije, ntabwo uzagera aho wagombaga kugera. Ntabwo Samusoni yari yaravukiye kugira ngo akurwemo amaso, ahubwo yadeviye destiny ye, yadeviye, yahunze icyari kimurimo kuko yamenye ibanga. Numenya ibanga bazagukuramo amaso, numenya ibanga ntabwo uzagerayo. Numenya ibanga mukobwa we, uzaguma aho ngaho, uzagumirwa.
uguhamagaye wese urarya inkoko nawe ugatanga ubusugi bwawe, ugatanga ibanga ryawe ukarivuga. Yewe mugabo we, ukubwiye wese uratakaza ibanga ryawe maze ukakira ibindi bitari byo. Ukeneye ibanga, ukeneye kubika ibanga. Impamvu utageze kuri destiny yawe nuko wamenye ibanga. Ni gute wagarurirwa ibanga? Dore uburyo bwo kugarurirwa ibanga watakaje, dore uburyo bwo kugarurirwa imbaraga watakaje, ni ukwegera Imana ugasenga ikakwigisha gufata no kugenzura ururimi rwawe. Umwigisha w'ijambo, umwanditsi w'igitabo yatubwiye ngo umuntu ubasha kugenzura ururimi rwe ngo abasha no gutegeka umubiri we wose, ngo nta na kimwe gishobora kumunanira, nta na kimwe gishobora kumwisoba. Ukoresheje ingashyo nabi ukayobora ubwato mu muhengeri, burakurashinga barimo n'ibirimo byose bikangirika, abantu bagapfa, ibindi bikangirika. Ariko ukoresheje ingashyo neza y'ubwato, ukaba umwerekeza mwiza w'ubwato, abantu bagera aho bagiye kandi n'ibirimo bikaba safe. Nukoresha ururimi rwawe neza, nugira ibanga ryawe ukarigira muri wowe, ukarigirana n'Imana yari guhaye, ndagira ngo nkubwire ngo uzagera ku cyo Imana yavuganye nawe, uzagera aho Imana yakubwiye. Watakaje ibanga, niyo mpamvu utagerayo. Watakaje ibanga, niyo mpamvu utagerayo. Impamvu wananiwe kugera hari Imana yagusezeranyije si ikibazo cy'igihe, si ikibazo cy'uko Imana ibyo yavuze yabeshye, ahubwo wamenye ibanga ry'ibyo yakubikije, wamenye ibanga by'Imana yakubwiye. Iyo utaza kumenya ibanga wari kugerayo. Uko wasubizwa ibanga wamenye rero no gusenga, no kwiyiriza, no gushaka ubwiza bw'Imana, ikakwigisha ubwenge bwo gufata ururimi, ikakwigisha ubwenge bwo kubika ibanga, binyuze mu gutegeka ururimi rwawe, binyuze mu gutegeka ururimi rwawe n'umubiri wawe. Haleluya! Ibanga wagiranye n'Imana, ibanga Imana yakubikije, ntirizatuma ujya gusambana mukobwa we, ntirizatuma ugurana umubiri wawe ibiceri, ntibizatuma ibiceri 30 bitumugurisha umwami wawe. Ahubwo iryo banga wagiranye nayo ryuko yakubwiye ko izakugirira neza, komeza ribibanga, ukomeze usengere kuri iryo banga, ukomeze uribike, wirinde baderira, wirinde cyatuma ucogora ukamera nk'abandi, we kukivuga. Samusoni cyatumye acogora akamera nk'abandi nuko yavuze ibanga. Samusoni cyatumye acogora akamera nk'abandi nuko yamenye ibanga. Icyatumye nawe umera gutyo, icyatumye nawe byanga, icyatumye nawe utagerayo, wamenye ibanga, bituma ucogora umera nk'abandi, bituma usa nk'abadasenga, bituma witwara nk'abadakijijwe, bituma uvuga ngo batanseka, ngo noneho nagaragaza ko nakijijwe, ngo baranseka, ngo baranyita umuswa. Oya, nukurimo kumena ibanga wagiranye n'Imana, niyo mpamvu utarimo kubasha kugerayo. Mesa kamwe, shuti yanjye, twige kubika ibanga. Nubika ibanga uzagerayo, uzagera ku cyo Imana yavuganye nawe, uzagera ku byo Imana yagusezeranyije, kuko wabitse ibanga. Mbifurije umunsi mwiza w'ishya n'ihirwe, mbifurije ibihe byiza. Icyama Imana ikaguha imbaraga zo kubika ibanga, icyama Imana ikaguha imbaraga zo gufata ururimi rwawe. Ese ururimi rwarakunaniye? Umena ibanga, icyo wavuganye n'Imana wamaze kugishyira ahagaragara. Watakaje ibanga. Reka dusenganire isengesho kugira ngo Imana ikongerere imbaraga, kugira ngo Imana igusubize imbaraga zo kubika ibanga. Byarakunaniye wa mukobwa we, gatoya cyane, sheri ugize mutoya, ako kanya uhita ubivuga utazi iyo biva niyo bijya. Ako kanya uhita umwimariramo, mugasohokana mukanararana hahandi aho ntazi. Yewe urimo uramena ibanga, ntago ryatuma ugera kuri destiny yawe, ntago ryatuma ugera ku cyo Imana yavuze. Ubwo buryo urimo kumenamo ibanga ntago byatuma ugera ku isezerano Imana yaguhaye. Ubwo buryo urimo kumenamo ibanga ntago byatuma ugera aho Imana yavuganye nawe. Oya, ukeneye kugira ibanga, ukeneye kugira ibanga, ukeneye kugira ibanga. Kadusenge. Mwami Yesu Kristo, dusubize imbaraga zo kubika ibanga,
dusubize kuba abanyamabanga mwami bw'ibyo wavuganye natwe, kugira ngo dusingire icyo wavuganye natwe, twuzuze imbaraga z'umwuka wawe, twuzuze imbaraga z'ubwenge, ubwenge bwo kugenzura ururimi mu izina rya Yesu Kristo. Ibanga ryatakaye wongere kudusubiza. Restore my life, restore my family, restore my friend mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo turusheho kubika ibanga mu izina ryawe Yesu. Turagutumbereye mwami, twuzuze imbaraga z'ubwenge n'ubumenyi bwinshi buturuka kuri wowe, utwigishe kubika ibanga no kwitondera amategeko yawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Ciao ciao.